umutima wajya urarira umva Rwibutso urabizi ndagukunda ntago nakwifuriza ibintu bibi ntubizi oya Celine oya pe umva nkubwire muvandi aha hanze hari abantu benshi nabo bagize ikibazo nk'icyo ufite babarira uvuge gake hatagira undi muntu byumva nura mukobwa atabyumva babarira ariko ibyo bintu twabikora mu ibanga nabigufashamo sibyo nanjye nifuza kugira umwana n'ukuri kandi nyuma umva nkubwiza ukuri Rwibutso ndasenga Rwibutso nkeneye umwana ariko ibyo bintu ndaguhakaniye babarira nzabiganiriza umutware wawe yego we yakwica nose mushaka iki ese uragira ngo uzikanga umugabo yabyaye hanze ako Celine utangiye kurengera ntago ari ukurengera sheri Celine abagabo ibi bintu barabirambirwa ashobora gutekereza ko yabonera amahirwe ataboneye hanze hano umuhanzi akajya kuyashaka hanze kuko yayabuza cyane rwose Celine utangiye kurengera babarira uhaguruka niyo mpamvu ndi kukugira inama yo kwirwanaho oya inama yawe yihoreye nayumvishe mbabarira uhaguruke utahe kubera icyo utanyumva uzi neza ko hari ikintu kibi nakwifuriza nakubwiye ngo nimba utangiye kugera kuri iyo step uhaguruka utahe Rwibutso hari igihe uzabona ko nakugiraga inama nziza Celine iyo nama yawe yijyanire babarira pe igendere kamwikorere icyo nzi cyo nuko mukunda kandi nawe ubizi sibyo niwe isubiraho ijyanira izo nama zawe ngasezera mbabarira igendere ntabwo nakora muri izo ntoki pe sawa nakubwira iki muvandimwe gusa kuko mana umpora iki koko mana kuko na Celine inshuti yanjye igeze aho imbwira gutya umugabo wanjye azajya gushaka hanze umwana mana wankweho iki gisuzuguriro ukampa umwana koko mana birahagije nimba ari nikosa naba naragukoreye akaba cyari igihano mana nibirangirira ha pe ibaze iyo nkuru nyumvishe noneho ngo umugabo wanjye yabyaye hanze mana we mana hoya birabaye nkuraho iki gisuzuguriro ndakwinginze nkuraho akagahinda mu mutima umutima wajya uraremerewe kuki wemera ko abantu bamwe bababara abandi bakishima byibura iyo wemera tukavukira mu cyaro ariko byibuze twaba dufite n'uwo murimo gusa mama wanjye ko arwaye ndamuvurisha iki mwana we abigeze ndumva ubuzima burambiwe pe kubaho ntacyo bimaze Muringa? Karambo. Biti. Byiza. Umeze sawa? Mumbabarira ko nicaye mu ntebe n'amaguru. Ariko twavuye mu byo bisanzura, sibyo? Umeze sawa? Urabinyemera ko umeze sawa? Nurabona mama wanjye ararwaye. Ararwaye? Kandi arwaye cyane. Yagiye kwa muganga? Oya, nabuze amafaranga yo kumwoherereza kandi nta wundi muntu wayemo. Kandi n'igihe cyane ntabwo kiragera cyo guhebwa. Yabuze amafaranga amujyana kwa muganga? Afite mituweli?
ya na mituweli tugira. Hari abana mu gusa. Umusaza wawe. Uwo muri mwese nta mituweli, nta n'ufite mituweli. Oya. Hari mituweli nange ku muntu. Iwacu kubera ko tuba mu cyiciro cya kabiri twishyura 3,000. 3 ku muntu. Kuti wigeze ubwira Dami? Oya, abitinye kubimubwira. Nanse niba wumva hano kutuvuga ngo bisanzwe tugize ibibazo byawe byari byose kucyo atinye kubimubwira. Nyine ejo bundi yampaye telefone kandi ayiguze mu mafaranga ye. Rero ntabwo nari kujya kumutura ikibazo mu manjye ararwaye. Ushobora kuba yabona ko ndi umunyabibazo n'akazi yampaye akanyiruka. Ku buryo wasanze umutari kwicara gutyo kwigunga. Ntabwo nzongera kwicara. Uracyari umwana mutoya, urabyumva? Ufite kugira ngo ufate ibibazo byawe byihererane bigukoroge. Bibwire uwo ugomba kubibwira agusubize cyangwa kugusubiza. Ikindi ntuziyime kandi ukwimahari. Urabyumva? Mama afite telefone? Arayifite. Okay. Uze kumpa nimero ze nyamuherereze. Uze kumpa nimero ze njyewe nyamuherereze. Murakoze. Sawa. Ikindi ndamawe 10,000 byo kubishyura mituweli mwese n'ibyo 5 byo kujya kwivuza nabyo mbiguhe. Uramuha 15? Yego. Bose none se ko mu memba 7 kandi ntugire ikibazo amafaranga ntawe nzakwishyuza. Urabyumva? Ntamwe ngo ni 5 byo kujya kwivuza. Ubwo ndaguha 10,000 agenda bishyura mituweli nongera n'ibyo 5 kujya kwivuza igihe mituweli atari yayibona. Agusubira 5 biramuvura ubundi. Musakari yari yansabye ngo kubera barabishyuye na mituweli aramuvura. Oya mituweli ntabwo wishyura ngo uhite wivuza. Bisaba ukwezi kugira ngo ibe bayivalide. Ubwo rero bitangira ntacyo. Ubu najya nk'ibyo 5 kugira ngo ubone uko agura imbuto zimufasha. Bose murakoze. Kandi ikindi ntuzongere umunsi n'umwe kwigunga gutya. Ubwo agize undi muntu umushyitse aje hano akaza agasanga yigunze yagira ngo kiyadufata ati mu rugo rumeze nk'urungu. Namubwira ko ndwaye. Urwese wivuje. Namubeshya. Kubeshya ni icyaha. Ntumwe gusenga. Ntabwo nzongera. Sawa, uze kuza kumpa nimero zawe. Nimero ze plutôt noneho nyamuherereze sibyo? Murakoze. Sawa. Kajya guhamagara mama byibuka kuba n'abantu beza. Umutima wanjye uraremerewe. Uwite nje imbere y'ubwiza bwawe, nje umutima wanjye urababaye, wuzuye intimba, wuzuye amaganya. Papa, ntabwo nari nkwiye kuza imbere yawe buri munsi imeze gutya pe. Ndakwinginze wumve gusenga kwanjye uyu munsi. Guhora nzi imbere yawe n'amarira n'umutima umenetse gutya mana oya, ndakwinginze.
mpindurira isengesho nanjye nzajya nzamura isengesho rishima ubite nanjye mfite umugongo naheka nkaberwa papa ndakwinginze nkuraho iki gisuzuguriro uranzi neza imbere n'inyuma aho naba naragenze nabi igihano narakibonye basi mbabarira ariko umwana ibi biganza mbizanye imbere yawe ibi bibero mbizanye imbere yawe nabyo ubireba ubyeze ubiha umwana n'ukuri mukikire papa ngezaho umugabo atakinyumva ngezaho umugabo mubaza ikibazo afite ntansubize uwera hura urabireba ndakwinginze ngo umwana ujya mu rusengero nkabona abandi babyeyi bahetse ngewe imyaka ibaye 6 ntaraheka mana nabyo bindushaho kunjengura umutima wanjye uramenetse urabibona papa ndakwinginze ntago ngutota amagambo ndabizi urandeba urareba umugabo wanjye urareba famiye yanjye ariko waduha ibyishimo tugaseka uyu musozi ndawuzamutse aho ngeze ndarushye papa ndakwinginze umwana ndakwinginze nimba koko uru rugo rwanjye rwarabayeho ubishaka mana witubuza umunezero kubera umwana igihe n'iki ngo umumpe kandi numumpa nzagushima nzaguhimbaza nzagukorera nzahora mu nzu yawe nzi neza ko hari utwumva nta sengesho ry'umunyagarari bahora bizi papa ariko iri ndizanye mfite intimba kuko aho bigeze ndarushye urabizi pe ndarushye nkeneye umwana singutose amagambo ndakwinginze kumuha umwana nzongere ngaruke mu isengesho nshima aho kujya mpora imbere y'ubwiza bwawe ndira nanjye nseke nk'abandi babyeyi nanjye nongere kugenda mu nzira nishimye mana kandi ungarurire ibyishimo by'umugabo intege nkari kugira ndabizi ikibitera nuko nabuze urubyaro yongera mbone nka wa wundi yashatse yishimiye kuraba utugaruriye umunezero mu rugo turashima izina ryawe bwabana natwe muri uyu munsi umugabo wanjye umurinde nanjye ndakwiyambaje n'urugo rwanjye rwose uruha umugisha ngaho bana nanjye byose mbisabye nizeye amen umutima wanjye uraremerewe umutima wanjye uraremerewe Alo? Hello? Salo? Shu, biteze? Meze neza? Simeze neza. Ubwo ntabwo urasevinga nimero yanjye koko ni Jennifer. Nakumvishije. Ntabwo uribagirwa ijwi ryanjye. Ngo bimeze bite se kumpamagaye? Umva nyine nagushakaga kuri ya gahunda twapanze. Sha nagira ngo unyumve nyine ndashaka umwana n'ukuri. Ariko Jennifer, nzakoreshe uruhe rurimi wumva? Bebe naragukunze urabizi shaho waretse se ubu nkumbuye we. Warankunze urangije nkora ibyo wankoze. Ese urarwara urukundo? Ese ko ntigeze mbyara hanze ntabwo nabyaye hanze bebe naragutegereje nyine nari nkeneye umwana wawe iki nicyo gihe shufatirana kandi amakuru mfite nyine numvise ngo umugore ngo mwashakanye ngo ntabyara ngo niki ubwo ntabwo twakurikirana ibintu hakiri kare koko kampa umwana bikanarangira. Ariko
Jennifer Chuko wari. mbona wowe unazidi kuniingilia kweli wambaruka mama mahoro yiwanjye Sho ntabwo ari ukwinjira ni ukuri kandi wumve ko atari ukwinjira mu buzima sorry kandi nshaka wiki njyewe I'm happy with my family I know. I don't care I know wivuga ngo you don't care ni ukuri ndagushaka pese ubwo we ntabwo ujya unkumbura ni ukuri basi reka turi freshingi sibyo refreshing ibiki waretse wanyumvise meze neza n'umugore wanjye ibyo bavuga byose ibyo ntabwo bindeba icyo cyo nuko mukunda kandi n'abankunda setu ariko kuba atabyara nabyo ni ikindi kintu kandi genda byara shira inyuma Jennifer mubazi uzi kubyara n'undi mugore wanze kandi ufite umugore ibyo reka ni ibisanzwe sikera ntibateraga icuma ahandi ego ko wakwihangana baritazari wanyumvise wambabariye ko kuko nagukunze kuva kera Jennifer urazi waretse nenda mbali na maisha yangu unanisikiliza acha kusema hivyo mbabarira ndagukunda nawe please ibyo kunkunda ubyigumanye basi nkorera gesto nk'umwana rero nawe ubwo se koko nakubwiye ngo that's not impossible okay reka duhure amaso ku maso basi mu munsi oya sure ntabwo mbikeneye be sihitaji mimi kabisa kukutana na wewe be waretse Umutima wanjye uraremerewe Umutima wanjye uraremerewe wumva Jennifer sure